2023 nkuko nabikubwiye nibwo nahuye n'umusore genda mwifuza ubwanjye ndamwifuza avuga ati ayingizemo navuga ati cyakoze numva nabikora mu kuko yakombere nayo nabikoze twarahuye numva nabikora numva nyine ndabishatse icyo gihe agenda gute rero icyo gihe nubwo nabishatse nabyo nakoze ariko haciye icyumweru ndabikora ariko rero n'umusore oya nabikoranye n'undi ese kankubaze ari inkoko n'igi iki cyabayeho mbere ari inkoko n'igi cyabayeho mbere ari inkoko n'igi ndumva cyabayeho mbere ndumva nta cyaba cyarabayeho mbere ahubwo cyabayeho mbere n'igi ndumva ari iki cyaturutse he igi ryaturutse he Mana nizi uko yabiremye nk'uko umuntu atavutse ari we atavutse ari wenda yavutse ari wenyine Imana ifite uko yamuremye umuntu umwe yavuyemo abantu bangahe abavuyemo abantu benshi ubwo rero ndumva n'iryo gi ariryo rishobora kuba ryarabanje imbere y'inkoko. What's up Kigali, it's your boy G1 nk'ibisanzwe uyu munsi ndaho bita Ingoma Kibungo muri Byose Guest House. Byose Guest House ni bar and restaurant iri hano ikabare hano hafi yo kuri home hafi ya Lompo ya Ngoma cyangwa se ya Kibungo hari Nyamasheke ahazwi nko ku Mugonero ibwera nkori ya ugeze ku cyapa cyo mu Gakokwe ugatukata ahantu bita ibwera nkori iri na Bishenyi Kamiranzovu ahantu bita Kamiranzovu uzamutse gato ya mu centre ya Kamiranzovu ni munsi y'abadive aho ngaho ni Korosi niho Byose Guest House ikorera. Muri umukobwa rero ugitangira muri Byose Guest House meze gute? Meze neza. Turahuye rero. Yego. Witwa ndi? Nitwa Umuhoza Diane. Diane mako. Ni meza. Connect sister witwa Diane. Ubwo se. Ubwo tubaye inshuti ubwo ufite sister twitirana. Yapfuye mwana. Yewe no kwihangana. Meze gute? Meze neza. Ugitangira muri Byose Guest House. Ubwo nyitangira amaze iminsi itarenze 3. Wambwiye se ngo warabiciye. Narabiciye ibiki? Ndabizi se. Ugitanga uwa mbere. Gitanga ndo wa mbere. Ntago ndo wa mbere ariko suze mwaje iki? Kugitanga kuse ni nk'iki. Ntago nzumbajije ibiki nanjye no mpamvu naragusubiza. Niyo mpamvu naragusubiza ibyaye. Nyetse iki? Nyetse kugitanga nyine igitoso. Bagitanga byanyabyo. Oya? Wamereye cameraman. Cameraman ndamuha nagira ikibazo. Uramwiha akimbere akinyuma ako ku ruhande. Ndamuha akabasha. Cameraman babasha kahe? Twose ndatubasha. Aha, ngo hasi ejo nakuvuruguta. Uyibona bwa mbere ufite imyaka ingahe? Inyi nabonye bwa mbere. Inyi nabonye bwa mbere. Iyo cyetse. Iyo nyetse. Ariko kubaza mudugudu. Niko yari ndende yari ngufi. Yari ndende. Yari ubukara hari inzobe. Yari imibiri yombi. Yari imibiri yombi. Ubwo yareshya gite? Yareshya gite? Yari mwaye ariko yari ndende nyine urabyumva. Ni iki kintu wabonye mu buzima kikagutera ubwoba? Ikintu nabonye mu buzima kikantera ubwoba. Nabonye umuntu ari kugirira undi nabi mbireba. Ariko nari matambutse gute ari kumwica. Wabonye muri icundi? Live narabibonye gutya ku maso. Nakoze iki? Narindi kuva ku ishuri icyo gihe. Yari umwana nari ngiye gucaho. Nageze nsanga iwabo bari kurwana. Nsanze bari kurwana. Ngo nyine ise yari yafashe nyina yanamukase n'ijosi bigaragara. Je nasubiye nirukanka mvuze induru nibwo abantu bahise baza. Yamukase ijosi live? Narabibonye ngiye ku maso. Ari mu gihugu? Ari muri
i Nyamata hano mu Rwanda. mu Rwanda, ariko uwo muntu baramufunze n'ubundi. Nisosa yese yamukatiye iki? Bimwe abagore n'abagabo bapfa ntabwo nabimenye, ariko numva ko bari bafite ibyo bapfa. Ese ubu ngubu usanze papa wawe na mama bari kurwana, bari sinzi niba bafite indi muntu bavuga ko ari mu makosa. Ari papa na mama nsanze bari kurwana, yewe umuntu nabona uri mu makosa ntakumva ko ari mama. Kubera ko buriya abagore duteye nabi ndetse cyangwa se bateye nabi. Abagore nyine akenshi impamvu intambara iba ukabona bararwanya umugore n'umugabo, umugabo aravuga umugore akamuvugiramo, kandi umugabo aba yumva yavuga umugore ntavuge. Umugore n'ahandi haturuka ya ntambara yo kugira gute yo kurwana. Umugabo avuze umugore agaceceka, ya ntambara yo kurwana ntabwo yaboneka. Nuko rero niyo mpamvu navuga ko mama yaba ari we uri mu makosa. Abastari ufana ninde nande Mu Rwanda mu bijyanye n'iki? Umuziki. Fana Kirisizi, nkafana na Bruce Melody. Hagati ya Kirisizi na Bruce Melody, uramutse usize irindazi ryawe ugasanga ntarihari ari wowe wasize mu rugo, inde wakeka ko yayiriye? Ubarebye nyine cyangwa se ubarebye ku isura cyangwa se uko bazi wenda. Ari Kirisizi na Bruce Melody, umuntu nakeka waririye. Nshobora gukeka Kirisizi. Kubera iki? Kirisizi niwe mbona ibintu byose nyine ntago abitinya. Niyo mpamvu n'iryo ndazi ntiyabitinya. Rori modo wawe mu Rwanda w'umukobwa ni wowe? Yari witwaga, ariko ubusa ibanza atakiriho cyangwa atakiri umumodo, yari Muheto. Miss Muheto? Yego. Nakundaga nyine. Wamukundira biki? Miss Muheto nabonaga agira imico myiza, kandi ibintu yabikoranaga umucyo, nyine njye naramukunze. Hagati ya mama wawe na papa wawe baguhitishijemo ngo hapfa umwe hasigara undi ku isi, ninde wasigara nawe ku isi? Cyangwa wenda abantu bose ku isi baveho, hagati ya papa na mama wawe indi wasigara na wenyine? Aba yari amahitamo icyo gihe yuko papa na mama, nyine ubwo ari amahitamo banimitishijemo ko papa na mama uwapfa ari indi. Amahitamo yanjye bose simbanga, ariko mu mahitamo yanjye nahitamo papa. Bari gupfa? Akabari gupfa ari amahitamo ariko bamaye ya nyuma nyine nahitamo papa. Kubera iki? Bityo wakemera ko bityo bavuga ati nasigara na mama ku isi? Kuri ababyeyi b'abagabo nubwo nyine bakwiye kubahwa, ariko nta bintu bitaho. Ntacyo bitaho pe. Nk'ubu naguha urugero, nk'ubu nka papa wanjye na mama wanjye. Papa wanjye ntabwo tubana, ariko mama wanjye we turabana. Nubwo nari ubu ariko turabana. Impamvu mvuze rero ko nahitamo papa, papa ni wa muntu udashobora kwita yuko yabyaye. Wenda kuba yarabyaye arabyemera, ariko ntabwo rero ure ni wa muntu utabwira ikibazo ngo nkeneye iki akiguhe. Niyo mpamvu mu bantu nyine mu mahitamo ya nyuma ari we wagira gute wagenda. Papa wanjye agapfa, mama wanjye agasigara. Ko mama wanjye niwe umenya buri kimwe cyanjye, niwe umenya abana bo mu rugo, ni nayo ndetse wanandiye amashuri paka nubwo nayasoje, ariko yaragerageje. Cyakoze rero nshaka kukubaza, ufite umwana? Oya, nta mwana mfite. Kibazo nanjye kubaza ubwo ntabwo nanyikoje. Hari impamvu. Ese umuhungu kuri wowe mwiza aba ameze ute? Aba asa ate? Aba areshya ate? Aba yambara ate? Kuri njyewe umuhungu mwiza, njye ntabwo ndebera kuba yaba areshya ate cyangwa se ate, kuko ari umuhungu ugira imico myiza, ugira umutima mwiza, mbese ugira ubumuntu muri we. Naho ndebeye ngo kuba ngo ari mwiza, njye nuko mbyumva nyine. Umuhungu mbese nyine w'imico myiza, umuhungu nshobora no kuba nabwira ikibazo cyanjye akanyumva, ari wa muhungu ujyana mu bintu by'ubushukanyi biri aho ngaho. Ibishukanyi nk'igihe? Ibyo bijyanye no mu busambanyi. Uri isugi se? Ntabwo ndi isugi.
wasugiwe ryari? Nasugiwe ryari 2021. Hashize imyaka 6 uwo mungi spati muri byo. Impamvu mubwiye ngo 2021 ndayizi nyagazeho. Twe iwacu twabyirutse turi abarokore. Yaje kugenda gutera umuroko? Byaje kugira ngo bansujure cyangwa se kugira ngo murokore gukubite bwa mbere uvuga ini se kandi yankubise ni yankubise ikomeza 2021 nibwo nataye ubusugi. Nari umurokore, mama wanjye yari umurokore, ndirimba muri mama wanjye aracyaburimo n'ubu ngubu usibye ngewe. Bugiri mu bana bo mu rugo ninjye ngenyine utari umurokore. Muri 2021 nibwo ubusugi nabutaye. Nari mvuye bujugunye barabunyambuye ntabwo nabujugunye cyangwa rubutanze. Narabutanze narabutanze nabyo birashoboka ariko nyine nuko byagenze. Kagira inkuru yo murokore nuko waruvuye he? Nari mvuye gusenga ariko wa gatanu twakoze amasengesho. Ariko hari umutipe twakundanaga yagaza kundeba ahantu twakoreraga. Nyine ngiye nacuruzanyaga na mama ahantu twari dufite resitora. Umutipe yazaga kundeba nyine tukaganira. Icyo gihe natinyaga abahungu cyane kandi koko narabatinyaga kuko icyo gihe nari umurokore numvaga nta byisi najyamo. Ubwo akaza kundeba bira bisanzwe tukaganira nyine nababizi ko ndi umurokore. Kuri finale ya nyuma asa kumbwira ngo bigeze nka saa moya nyine ngo nimuherekeze. Bamuherekeje kati naramuherekeje. Bigeze ubwo yari saa moya nyine ndamuherekeza tugera ahantu ariko arambwira ngo namuri nari nsanzwe muherekeza ariko mu kumuherekeza sinamugezaga iwabo. Ubwo munsi yarambwira ati wakihanganye ukangeza no mu rugo ukahabona. Ubwo icyo gihe nari narahabona. Yabaga muri ghetto cyangwa? Yabaga muri ghetto. Ubwo mukumbwira ngo mugezi wabo nyine namugejejeyo mageze arambwira ngo cyaraho gato tuganire turaganira. Hashize iminota n'ugaterereka nahe urabizi ko naguherekeze nta muntu mbwiye. Hari nijoro saa moya. Ubwo nuko atangira kunkorakora. Oya ntabwo nahise mbyemera. Naramwiyakaga nyine. Bitangira byanga. Harimo ikibokore cyanjye. Hamwiyaka. Numva ko ntanabikora ariko kuri finale ya nyuma mbonye ukuntu yamatirije. Avuga ati Mana umbabarire. Nanabivuza ku kana ati Mana umbabarire. Nabitekereje ati niyo naza kumureba ntabwo byari kuba cyangwa iyo namuherekeza ngo mugeze mu rugo. Ubwo rero byarangiye bibaye nuko nataye ubusugi. Ariko icyo gihe nyine yabikoze ku gahato. Kubera ko nari nabanze kujya mbyanga. Oya ndabizi yuko nyine mutangira mwanga. Wenda none se kankubaze. Ntago we nyuma wenda waje kumva ko bishakaga. Oya. Nyuma yaho tutarabikora nyine akiri kumatiriza. Byagezeho guhatiriza birarorera. Aravuga ati ndamubwira ati ibyo ushaka nabimenye pe nabikoze nyine bindimo ko yari yahatije cyane kandi naramukundaga. Avuga ati byose ni ngewe biteye ubwo nabyemeye turabikora. Bikora rero cyararangiye ndataha ariko natashye ndikurira. Ni hano yakoze ukavuga ati cyakoza nkoza ahantu hambere harenze. Oya icyo gihe nanarakaye twaranashwanye yarambabaje narababaye yarambe. None se mu kubikora nta kuntu wumvishe biryoshye mu kuntu? Ntabwo numvishe biryoshye mu kuntu. Icyo nzi nuko natuje amahane nkayagabanya karangira gutya ariko nakanugeze umva ati ariko nyine nakumvishemo gakeya. Ugakurumva naratuje niba naratuje nanjye umva ko nari nabishatse.
nuko ajyaho putufutu arakubise arangije yakubise nk'uruturu tungaye. Twabikoze rimwe twakora n'abyanze twahatirije nanavuye ndakaye ariko ntabwo ka kabiri twari kugakora ako yari amatirije ngo dukora kandi ka kabiri byanga bati kaniyambare nigendere. nanagiye icyo gihe turakaranye n'umujinya mwinshi ndataha. ubwo se ugeze mu rugo kwako nimwitekerezaho hashize nk'iminsi 2 mujinya maze ntabwo wumvishe wongeye kumukumbura? oya twashwanye icyo gihe kubera ko ngerega icyo gihe nubwo ibyo nabikoze nakundaga gusenga cyane. Nabitekerejeho nyuma ndavuga ati Mana ubu nayo usugi nayo naravuze ibiki ko nyine narahize ibintu umuhigo kumwe umuntu ahiga umuhigo ati usibye bwanjye nzabuta ari uko nashatse umugabo tubana. Ndavuga ati Mana nkojeje isoni nyine birarangira turashwana. Nyuma yaho nisubirira gusenga tubiye gusenga n'undi nyanyi ndagenda ndihana turatandukana ngiye nkomeza gusenga. 2023 aribwo nongeye kuva mu burokore nene yabasubiyemo. nta gihe ni ryari ubonye umusore ukavuga ati uyu musore ucyama mu mabasi no mu buriri ukavuga ati ni ryari nabonye uwo musore? ryari wabonye umusore ukavuga ati uyu musore ansabye kabisa sino kunsaba gusa ahubwo nanjye wamahirwe yo kuba namusaba tukaryama? Ni muri 2023 nkuko nabikubwiye nibwo nahuye n'umusore genda mwifuza ubwanjye ndamwifuza. Avuga ati ayingizemo navuga ati cyakoze numva nabikora mukuko yakombere nayo nabikoze twarahuye numva nabikora numva nyine ndabishatse icyo gihe. agenda gute rero? icyo gihe nubwo nabishatse nabyo nakoze ariko haciye icyumweru ndabikora. ariko rero n'umusore oya nabikoranye n'undi. ese kankubaze abakobwa nta munyamushyuko? abakobwa ntago mbizi kuko njyewe ntago nzi buriya ariko banza ngo abakobwa barashyuka. we ntago umva wabishatse ku buryo uvuga turi musore ubwo ibyo nibyo bita gushyuka umukobwa kabisa. oya ntago mbizi iyo yabishatse ngo nyine urumva ko njya nshyukwa ubwo iyo nabonye umusore nkumva ndamushaka ubwo mba nashyuka. ubwo yishyuka nkumubone bigenda gute? iyo nshyuka n'umubone niyo naryamye mu buriri nusinzira. warakozamo intoki? oya oya nta bantu kimuzamo ndaryama nkihangana ariko ejo bwaho ntabwo namubura. urahimba paka buryo no mu gihe uravuga ati mwimushyiremo rimwe ariko nkabikora ntabwo mirimba mu gihuru ariko uko biri ndabikora ubushyuhe bugashira. ubwo nk'umusore akurongoye igihe wakumva neza bavuga ati kabisa aranyemeje cyangwa se ndanyuzwe ni nk'amasaha angahe? nk'amasaha angahe? ni nk'isaha imwe n'igice. ubwo icyo gihe nabwo aterwa n'amasaha twahanye. hari ukuntu umukobwa atanga guhura n'umusore wenda reka nguhe n'urugero nko gukodesha nko muri rogi. murabizi ko muri rogi bagiramo amasaha yo gusohokeramo. hari ujyamo ijoro ryose urumva ko ni mpaka mu gitondo umusore akiriho yava akanaruhuka. ubwo se mukora part 1 part 2 na part 3 tukaruhuka. nta gihe umusore yari haza ngo akubitire umuntu rire asanga ari inyanja asanga nyine wabishatse witeguye bivaho birashoboka. ariko wakubita usanga amasegonda 9 nk'ayange hano akubisa amasegonda 9 ahise arangiza. ukubita amasegonda 9 nayo ni meza ariko mbona utoroshye. ngiye bundi ujya gukuramo byaranya yambaye byanze? oya urabeshye. ntago mbeshye shaka kuzama ngo urebe. oya si umuntu ntabwo agute umuntu aza agasanga birangiye.
najya gukuramo nyine ibaze ugasanga ngewe narangije ngewe mbese ubwo urumva naguha ni stati ya muri nka stati ya WhatsApp nyine oya stati ya WhatsApp nanone umugabo utakukubisa agasaha hasi hejuru agahina hasi nta kintu yaba akoze icyo gihe nk'umugabo urangiza vuba urangiriza amasegonda uwo nta mugabo umurimo watugiye inama mugabo turangiza amasegonda inama rero nabagira biba bitoroshye ntabwo tubwira tekinike se basi umuntu yakifashisha mu gihe nk'umuntu aje ashaka ko umuntu dukorana yakubita utwo dusegonda icyenda twashira gatayinanirwa nta yindi nama wamugira nama namugira ni uko upanze gukora ikintu n'umukobwa ko muryamana ugomba kuzira ku gihe kaza mukabanza mukanabifiringa hari uza ahita arundamo ntihandi usanga umuntu yangize isegonda noneho iyo muteguranye nibyo byiza umugabo agategura umukobwa nyine nawe akamushaka bya nyabyo yahandi ubikora n'agasaha n'isaha imwe ebyiri nese ubwo uzaza uri umusore uzi uhita urundamo ako kanya noneho unabikora ngewe ndabitaranzamo ni ya masegonda ngiye kurangiza aho uri gutangira urumva atari ibibazo bagabo mugane Viagra bagabo mugane Viagra ikibazo rero ikibazo nshaka kukubaza ni ikihe gice ku mubiri wawe uvuga ati iki gice ni cyiza mu maso hanjye ni heza ndanabibona ufite amaso yareka kubone mfite face nziza cyane subibona ufite udufi tw'imisoso kabisa cyane munabona ucyuki mwebwe bagabo muri he mwabaye gute ndari kubwira ni wowe ari kubwira ndabyanze igice wiyangaho mu mubiri wawe igice niyangaho waba utakizi ndumva nta gice niyangaho nk'igice wenda Imana akubwiye ngo nguhindure ikihe gice ntabwo uhindura ikihe gice ikuyeho igice imikindi nyine igihindure niba kugikora gikureho guhereza ikindi yakuraho igice cy'ubugufi ikaba uburebure kuba turi kumwe nuko nanze kwivuga ni mugufi n'ubyivugiye ni mugufi ni no ku gitanda abanza bamushakira agatabete winsebya nawe winsebya ariko nawe tujye tuvugisha ukuri turi kuganira winsebya wiganirira tujye tuvugisha ukuri ningusebye urahaguruka nabivugiyeho oya winsebya turi kuganira n'ibyo bibazo byanjye rero by'ubwenge ari kantite na karite ni iki kishe ni karite karite ni karite karite wumva ari nk'iki karite se ntabwo nsobanukiwe neza karite na kantite wumva ari karite numva ntabwo ndi kubisobanukirwa akandi kabazo rero minisitiri w'intebe yitwa ngo iki mu cyongereza kuko cheya ni intebe minisita ni minisitiri ubwo minisitiri w'intebe mu cyongereza yitwa nde aho nawe ndumva urimo kungora nyine urabona cheya ni intebe ndabyumva minisitiri ni minisita ubwo minisitiri w'intebe yahitwa ngo iki minisitiri w'intebe kandi numva ari ibyo nyine ubwo ari minisitiri oya mu cyongereza minisitiri w'intebe mu cyongereza yitwa rero nta cyongereza nigeze niga kandi nakukupeje njye ni minisitiri
ni minisitiri nyine minisitiri w'intebe nyine ayo cyo ne bayita muke yitwa ceya ubwo minisitiri yitwa minisitiri ubwo mu cyongereza yitwa mu cyongereza yitwa gute ceya minisitiri ntabwo ndi kubisobanura cyangwa yitwa Minister of Chair yego nuko yitwa Minister of Chair Minister of Chair yego mu Rwanda dufite miliyoni 14 z'abaturage bafashe miliyoni 14 z'amafaranga bakazibagabanya umuntu yatwara zingahe mu Rwanda harimo miliyoni 14 z'abaturage 14 z'abaturage ufashe amafaranga miliyoni 14 ukazigabanya abaturage wese yajyana zingahe ukabaganya abaturage bangahe ukabaganya abaturage ni bangahe abaturage bahari ni miliyoni 14 miliyoni 14 ufashe miliyoni 14 z'amafaranga ukazigabanya abaturage wese yajyana zingahe wese yagenda atwara miliyoni imwe miliyoni imwe buri wese yatwara kuko wambwiye ko bafashe miliyoni 14 mu Rwanda harimo miliyoni 14 bazigabanyije abaturage 14 buri wese yatwara singahe urumva buri wese yatwara miliyoni imwe none se ari inkoko n'igi iki cyabayeho mbere ari inkoko n'igi cyabayeho mbere ni inkoko ari inkoko n'igi ndumva cyabayeho mbere ndumva nta cyaba cyarabayeho mbere ahubwo cyabayeho mbere ni igi kumva ari igi cyaturutse he igi ryaturutse he Mana nizi uko yabiremye nk'uko umuntu atavutse ari we atavutse ari wenda yavutse ari wenyine Imana ifite uko yamuremye umuntu umwe yavuyemo abantu bangahe abavuyemo abantu benshi ubwo rero ndumva n'iryo gi iryo rishobora kuba ryarabanje imbere y'inkoko uramutse upfuye ntibagushyingura ahantu heza niki kintu cyazakubabaza upfuye ntibagushyingura ahantu heza ntabwirwa n'iki se aho banshyinguye ko naba napfuye ntabwo bibwirwa n'iki nyine ikintu umuntu yakigurira ikintu umuntu yagurira umuntu ariko we ntakigurire wandikeka ko ari nk'igiti isanduku kubera iki niyo umuntu ashobora niyo umuntu yagurira undi ariko we ntayigurire none se iyo umuntu yapfuye si bamugurira isanduku ntabwo ari we uyigurira urumva ari icyo ngicyo umugabo aramutse agukubise cyangwa umugabo aramutse agukubise ni ikintu wamubwira aramutse ankubise ikintu namubwira ankubise ngiye nari mu makosa cyangwa se nyarimo ndi mu makosa nta kintu namubwira ariko nayarimo namubwira gakubite bene wanyu uramutse uri umuhungu bakakubwira ngo ujye gushaka umukobwa ni hano washakira ndamutse ndi umuhungu bakambwira ngo njye gushaka umukobwa cyangwa se ukuvuga ati njye gushaka umukobwa cyaterwa n'agace bambwiye rero namushaka rero namushyize tuvuge wenda namushaka bamushyize namushakira namushyize tuvuge wenda hari mu rusengero yego hari mu kabari hari mu isoko sibyo hari no mu kazi ahantu washakira umukobwa uvuga ati umukobwa ni inyangamugayo cyangwa se umukobwa wenda ati kabisa twakubaka ni nkagana hehe twakubaka nashaka umukobwa ufite akazi rero ngiye kukubwira ngo namushakira mu rusengero twahereye mbere nkubwira ko nanjye nari ndi mu rusengero icyo gihe hari uwari kuza kunyobera umusore akansanga mu rusengero kandi wararangiye kandi nararangiye kuki abantu benshi batinya kujya gusabira mu rusengero rero mu rusengero hishemo abantu benshi b'abanyabyaha gute rero none se ko wumva mbere aho twahereye nakubwiye ko ngewe nabikoze n'uwo muhungu akansugibura sinasubiye mu rusengero ko nagumye mu rugo ngo nicaye ariko nkasubira mu rusengero
rero nta mukobwa cyangwa se umuhungu wambwira ngo ndajya gushaka umukobwa cyangwa umuhungu njye kumushakira mu rusengero. naho mu kabari Kabariho rero ko byaterwa n'umuhungu nawe uwo ari we. oya ese ubwo wowe bakubwiye ukuri gutyo ubwo turi kumwe bakubwiye ati jya gushaka umukobwa mu kabari, oya nako bakagwitishamo nk'uko ubimbwiye ngo mu rusengero cyangwa mu kabari, uzi wiyizi gutyo niyo wajya kumushakira hagati y'urusengero n'akabari. ni Anana rero wajya mu kabari. aya mu kabari Wajya mu kabari ariko nibyo kugira ngo menye kugira ngo mvuga ati ubu namukuye mu kabari none umenye asare namukuye mu kabari. mu kabari ntuweza kumukura mu rusengero agasara kandi waramukuye mu rusengero cyaba ibindi birutswa ko wamukura mu kabari. Kabara nawe ubizi yasara nyine ukavuga ati n'uwo mu kabari niho namukuye. urumva wazagira nyoko kumeze ute? Umeze ute? Umurokore. Umurokore abarokore ko bagira akantu duka gutya ngo nyine abarokore bavuga nabi ikihego cyabara niyoberekanya ariko bagira n'agatima kabibutsa yuko banakijijwemo. reka ushimiye cyane ndi kumwe na Diane ni N1 TV ndetse na The Momo TV bya wakoze.